Muraho neza nanone n'ikaze kandi ni karibu kuri YouTube channel Dr. Gasangwa Patrick murisanga, ariko kugira ngo dukomeze twungurane ubumenyi mukomeze mukore subscription kugira ngo hatazagira video nimwe ibacika. Umunsi rero tugiye gukora pratique nkuko umukunzi wacu yabitwandikiye bitaza muri comment yibaza ati se mfite umwana amezi 6 ariko ni gute ntegura ibiryo bye, nakoresha iki mu biryo biboneka hano mu gihugu cyacu kugira ngo muhe indyo yuzuye ntacyo nibeshye. Birashoboka ko nabibaza iki kibazo kandi ugakoresha ibiryo biboneka bitaguhenze bitewe n'ubushobozi bwawe, kandi umwana akaba yabonye intungamubiri zuzuye rwose ntacyo wisobye cyangwa ntacyo umusobye, kandi nawe utavunitse, umwana akarya akagira imikurire myiza, imirire myiza. Icyo twitaho rero, icyo tuzirikana, icyo ugomba kwitaho mubyeyi urimo kwita ku mwana w'uruhinja cyangwa se umwana utangiye kurya, utangiye imfashabere, ndagukangurira kugira isuku mu byo umukoreshereza byose, yaba za bibero, yaba amasahane cyangwa n'ibindi arisha, ndetse nawe ubwawe niba ugiye gutegura amafunguro y'umwana cyangwa se n'undi yamutegurira ari umurera, zirikana gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, bizagufasha kandi ibyo umuha ubironge ubitegure neza. Icyo rero tugiye gutangiraho, icyo uritaho cya mbere, zirikana ko umwana ashobora kunywa igikoma. Igikoma rero turaha umwana, ntabwo turajya mu bikabyo byinshi ngo ugende ugure ifu za zindi ziba zarakorewe mu nganda, usanga irimo ibinyampeke bw'ubwoko bitandukanye, ugasanga bakoze ifu irimo amasaka, irimo ibigori, irimo ibishyimbo, irimo umuceri, irimo ingano, irimo uburo. Ibyo ni byinshi cyane, ntabwo umwana yabishobora byose. Nizo turavuga ngo ni byiza gutangirira ku bwoko buke bushoboka. Tworoheje rero ibyo ushobora kubona byoroshye, ushobora guhera ku masaka. Tuvuga uteguye nk'ifu y'amasaka, ariko wenda ushobora kuvangamo ifu ya soya, ibyo bibiri, wenda ugahera kuri ibyo bibiri. Amasaka na soya ni urugero budufashe. Ifu y'igikoma cy'amasaka na soya, iyo ukayitegura neza rwose, ukayishesha, bakayiyungurura neza ku buryo nta biheri bizamo, ubundi ugategurira umwana, tuzirikana ko nta sukari ijyamo. Icyo nacyo tuzirikane ku mwana muto, isukari si nziza kuko hari produits zirimo zishobora kugira ikibazo ku bwonko bw'umwana, umwana ukiri muto ugitangira imfashabere. Ubwo rero ushatse wanamuha n'ifu y'amasaka yonyine, ariko reka tuvuge ko uvanzemo na soya, akaba ari ibyo umutegurira. Iyo fu y'ibyo binyampeke ishobora gufasha umwana wawe. Ibyo rero tuvuye ku ifu cyangwa se ku gikoma, ushobora kukimuha rimwe cyangwa se 2 ku munsi, ariko rero tukajya no ku mirire. Ku mirire rero naho tuzagenda duhera ku bintu bitandukanye. Birumvikana nibwo umwana agitangira kurya cyangwa se kunywa. Imirire naho ushobora gutegura utworoheje. Haravuga ngo dutegure imbuto. Imbuto ziboneka hano mu Rwanda zirahari zitandukanye, ariko hari imbuto ziba zirimo acide tutagomba gukoresha, ariko nk'imbuto zoroshye hano wakoresha umwembe cyangwa se agapapayi, wagaseye neza. Niba ufite blender biragufasha, umwembe cyangwa ipapayi byagufasha, nabyo ni bimwe mu bwoko bw'imbuto waheraho. Tuzirikana ko ibinyomoro n'amatunda ntabwo wabiheraho kuko biba birimo icyo twakwita acide nyinshi, ku buryo ku mwana ugitangira atari byiza, wategereza akabanza akigira inyuma nk'umwaka. Ikindi ushobora gukoresha ni ironji. Ironji ubwo ni icunga, bitewe n'aho abandi aho uturuka ushobora kuryita icunga. Icunga rero ushobora kurifata, uriya mutobe waryo ukawumuha, nawe ni mwiza ku mwana ugitangira, byamufasha rwose. Icunga ntacyo ryamutwara. Ubwo tuvuze ku mbuto kuri wa mwana ugitangira. Ibyo ni byo ushobora gukoresha. Ashobora kutahita bikunda, ariko ugenda umugerageza buhoro buhoro, ntabwo ucika intege. Kukumva n'ubwa mbere abumvishe icyanga cy'ibyo bintu, ntabwo uhita ucika intege. Ku biryo rero ushobora kumutegurira ikirayi, waba ubishoboye ugashyiramo agafu k'indagara. Ashobora kutabikunda, ariko ushobora kubigerageza. Ikirayi n'agafu k'indagara, impamvu bavuze ifu y'indagara kugira ngo umwana abone poroteyine cyangwa se ibyubaka umubiri. Ikirayi ushobora kukimuha rwose nta kibazo, wakinomye neza. Ikijumba, igitoki, ukazirikana gushyiramo imboga, urunyanya cyangwa se dodo, ni ingenzi, byagufasha. Ibyo ni bimwe byoroshye. Igitunguru ushobora kugishyiramo bidakaranze, tuzirikana ko umwana ntawe tumukarangira, nta n'umunyu dushyiramo.
ashobora kutabikunda ariko ni boro boro ariyeho akayiko kamwe niko ubushobozi bwe bumwemerera. Uko umwana rero azagenda akora, ushobora kugenda wigira hejuru, agize amezi 7 gutyo ukaba watangiye kugenda umushyiramo igi tuzirikana ko igi ritogosheje, umuhondo waryo yawufata, ariko kiriya cyumweru inyuma hari igihe bita kibagura, kuko tuzirikana ko abana bamwe bagira allergie ku magi. Ariko iyo byanze ushobora guteka ibiryo, igi ukarishyiramo ryose, bigiye gushya nyine naryo rikahiramo aho kuritogosa ukarimeneramo. Ibyo nabyo bishobora gukora kugira umwana wawe abone poroteyine. Ikindi ushobora kumugurira ifi ukayitotora neza ugakuramo amagufa, nayo ukamuha, ariko ukareba ko atagira allergie. Uno mwana wagize amezi 8 gutyo rero uzagenda umutegurira ibyo byo kurya tugiye tuvuga, twagiye tuvuga ibitandukanye. Inyama ushobora kumugurira inyama y'umwijima ukayisya neza, ukaba wayimuha nayo nta kibazo, ukayivanga n'ibindi. Ariko tuzirikana ko ifunguro rye imboga, poroteyine ni ingenzi. Inyama zoroshye cyangwa poroteyine zoroshye kubona ku mwana ni indagara ku bantu, ariko ukazirikana kumuha ifu kuko hari igihe batazikunda, ukajya uminjira mu biryo. Ngiye uko rero uko wategura ifunguro ry'umwana kuva atangiza amezi 6 agitangira imfashabere kugeza agize umwaka. Tuzirikana ko ukomeza kumwonsa ukamuha n'amata nimba ayanywa bitewe n'uko ayashaka. Ibyo rero ni ibyunganira umwana. Ushobora no kumugurira serelake nawe ukajya uyimuha bitewe n'igihe, yaba nimugoroba cyangwa se mu gitondo. Murakoze, bye bye. Muraho neza nanone, n'ikaze